nabonye marayika umwami Imana baha ikiganza neva mubwira ngo bayi iki kiganza ndambuye areshezerererebo. Cyo ni kimwe, igihugu cyazengurutswe cy'u Burundi. Cyo ni icya kabiri. Cya gatatu, Uwiteka yambwiye ngo aranduye urwavu, urukungu mu masaka no mu buro no mu ngano no mu bigori. Ayiwe siboshezerererebo. Icyo ni icya gatatu nshuti yanjye. Hano habayeho umugenzo cyangwa se icyo nakwita marayika ubutumwa yampaye yanyerekaga kwari ukunyereka abeguye n'abagiyeho, ariko umviriza nshuti yanjye ndakubarire, ubwanwa bwapfutse umunwa muri CNDD-FDD bya bindi mwaririmbye ngo ubwanwa ngo ubwanwa bwapfutse umunwa ngo umukeba yajorewe ngo ahayebwe ngo ntimwarawe. Ndakubariye kw'iyi foto wabonye inyuma muri CNDD-FDD muzi ko ubwanwa bugiye gupfuka umunwa, kandi mukivuga ibi ndi kuvuga hano ndi kuri Karutari, ndi mu rusengero. Ngiyi Bibiliya nshuti yanjye, ntabwo genda umwana w'umuhano. Oyaye, ngiki gitabo cy'indirimbo. Ntabwo ndi umwana rero batuma ngo genda urimbuze ubugingo bwawe ngo uvuge ngo yavuze itavuze. Ubwanwa bugiye gupfuka inyuma iyo mwakubise umukeba irabahindukiriye. Ndaje mbandanye ku Gatumba, mujya muvuga ngo inkoni irarara n'ahandi. Ubu rero ya nkoni ishobora kuba iciwe amababa, ishobora kuba icitse umutwe cyangwa amaguru. Kuguruka kwayo Uhoraho ayishyizeho iherezo. Nakubwiye ngo aranduye urwavu, urukungu mu masaka. Ngo ayiye Yesu we ko wangize kuramaze kandi kuragize. Ngo ayiye Yesu wangenje ute, ayiye Yesu we ko wangize kuramaze kandi kuragize. Hari izindi ndirimbo nyinshi ngo iyo mihimbiri irasala bazayitwara imyaka 500 bongeye indi 500. Iryo jambo ibi ndi kukubwira marayika yabigaruye shaturo yabyo muzi igihe bagiye kubayobora. Mwe mwabiririmbye muzasubira ku butegetsi se, hagiye gukora isezerano n'ijambo ry'Imana. Mwagize ngo Burundi buzongera kugenda nk'irindi hanga se, u Rwanda ruri muri Kongo, ngo Bugande buri muri Kongo, ngo Kenya iri muri, ngo namwe nimushyire y'umutwe ngo nimushakishe y'amahera. Wagize ngo ibyo ngibyo mwebwe Imana izabibemerera kujya kwiba igihugu cy'ihanga y'Imana n'isezerano? Ndakubarira nibarira. Biriya byose n'ibindi hano ndaza kuvuga ibintu byinshi murantora. Ibyo ndi buvugire maha na biriya byose wumvise, Imana yampaye umunsi impukwezi. Uwiteka yasuye nshuti yanjye, yasuye bavandimwe bene data. Yesu akuzwe cyangwa Kristo akuzwe cyangwa Yesu ashimwe mu rurimi byumvamo, ntabwo mbizi, ariko ahabwe ikuzo iteka ryose mu isi no mu ijuru. Wari ubizi amazi ntakiri ya yandi? Ni bande bagiye gusoma nturi sabadede nababo hejuru, kandi nababo hejuru nibo bagiye gusoma nturi. Ibyo mwiva yanzemo by'abapfumu byose Imana yambwiye ngo urabitesha agaciro. Abahanuzi bababeshya babahanurira ibinyoma kugira ngo mukunde mubihera amahera, bama mu biro byanyu mu ma ofisi yanyu.
nimubasubirishemo mubabwire ngo koko ibintu waduhanuriye ubona ari byo, amahoro arahari. Ubu Marite mpinduke njemere mushaka mumpa amahera, ubu koko mpite mvuga ngo Uwiteka aravuze ngo neva imwongeje manda y'imyaka 5 cyangwa 7 na CNDD-FDD izambonera kure zambwira turavangiwe nta yindi manda zayo. Rero ntamenya ko hari abantu hano bagiye babashuka bo muri CNDD-FDD bambaye ahaga n'abandi babifitemo inyungu z'uko mubaha imiduga, mwabashingiye abana, abandi mubashingira, abandi barabashingiza, namwe murabashingira. Donc ni imiryango yindi mu bitwara gihutu. Imana nta moko ikeneye mu Burundi, nta muhutu nta mututsi igomba hano mu Burundi. Umuhutu azajya aho bakiri n'umututsi agenda aho bakiri, ariko iki gihugu deliverance y'Uwiteka uhoraho agiye kugishyira ku rutonde, ngo bishyire ku rutonde Mana, ayiwe bishyire ku rutonde Mana. Igihugu cyazengurutswe na marayika uje kwimura kandi no kwimira. Igihugu cyazengurutswe n'ingabo z'ijuru ndetse n'ingabo z'umubiri, byo mu mwuka n'ibyo igihugu cyazengurutswe. Ikindi bika yashazara nuko Imana yambwiye ngo abahutu bivanze n'abatutsi, ubwo n'urukungu hazamo ijambo nyine ryitwa moko. Ibyo bintu byagiye byivangavanga, biturire bikivanga, muri ministeri bikivanga, ntibigire urutonde, ntibigire umurongo. Uwiteka yamwe ngo agiye kuranduza urukungu hehe? Mu Masaka. Bari barabibagariye, abaperezida bose uko basimburana bakabibagarira, ariko umwami Imana Nyiringabo arasenyuye, akubise hasi, aramenesheje, aramenenganishije dayimoni y'urukungu mu Burundi, isuka n'agatebo. Musenga baterekera, basenga baraguza, basenga bari mu bapfumu. Uwiteka yambwiye ngo mbarira abarundi, icyo ufite mu ntoki bari bugusangane ni wowe ukizi, kiri ku mutima bagusangana ni wowe ukizi. Ni abamarayika. Neva na guverinoma ye ntabwo biri busaba amasaha, amasegonda, imyaka, umwaka, oyaye. Dushigaje iminsi 8 kwa 11 kukarangira. Iyi ni iminsi rero ibarirwa ku ntoki, ni iminsi ibarirwa mu minsi isanzwe, ntabwo ari mu minsi idasanzwe. Rero hari mareka waje mu Burundi, hari message yazanye gutambutsa no gutanga. Tumaze iminsi tubitambutsa, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko uba amabarabara yose, presidence yose, Igitega, ku murwa wa politike, nagira ngo nkumenyeshe ko indongozi uruhigi rubariho. Kurahira n'icyaha, ariko uruhigi rubariho, uruhigi rubariho kandi ruri mudahusha. Niba mwari mwabona abantu bakoresha imbunda ziri kamera, nuko nyine uruhigi rubariho, kandi rwose hagiye kubaho kugandagurwa kw'indongozi imwe indi. Si umwe, si babiri, si batatu, si bane, si batanu. Igandagurwa rugiye kwibonekeza muri iki gihugu. Murundi udasenga urambabaje cyane, tarishinganishije, uranteye ikigongwe muri Kristo Yesu. Igihugu harimo abaje
mbwa harimo n'abaje n'abagiye guhanwa. Araje yemwe, araje yemwe, araje guhemba. Ngo araje yemwe, araje mu Burundi, araje i Bugande, araje mu Rwanda, araje guhemba. Araje yemwe, araje guhemba. Araje yemwe, araje da, araje Yesu, araje guhemba. Araje yemwe, araje yemwe, araje guhemba. Waraje bakobwa, araje babyeyi, araje bigeme, araje bagabo mwe, araje guhemba. Uyu munsi ifite ubutumwa bukakaye muri hangana, ariko n'ubundi nta myaka 100 mureke tubivuge koko n'ubundi bigiye kuba. Uranga kumva ibi ariko uzabibonesha amaso, uranga kureba Kristo ariko uzareba abapfa, uranga kurira usenga ariko uzarira bishe wawe cyangwa urire bakwishe ho ntiwarira ariko uzababara uri kurira nyine kuko upfararira iyo bari kukwica. Hano rero urantunga biteye ubwoba nibyo, ariko se tubihore kwibiri inyuma ari byo biteye ubwoba kuruta ibi. Biteye ubwoba kuruta ibi. Amazi ntakiri yayandi Yesu yambwiye ngo mbabarire, aranduye urukungu mu masaka, urwavu. Kandi Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana kubwire ngo Burundi bwazengurutswe turi mu minsi 8 y'ukwa 11. Yesu singitinya nisunzu mukiza ukomeye. Ibyitwaga leta mbyeyi y'u Burundi, leta mbyeyi yabaye leta mbyeyi ariko ihetsa abana bacuritse, ihetsa abarundi bacuritse. Ibyo bari kuvuga ngo duhagarike ivuga butumwa, nababonye benshi n'abanyandiki imbogisi, mwese message ndazibona, ahubwo buno nakuye ubu nasaze, mwari mutarambona mu bisazi, buno ndi seriye kubuvugishwa ku ijambo ry'Imana, ku butumwa bigomba gusohora, nta na kimwe kivuyeho habe na evregiye. Turi ku munsi wa 8 w'amasenga, turishigajemo iminsi 8 muri uku kwezi. Ndavuga ngo fata ikaramu wandike. Satani akinde yirora, ahubwo murasara. Abifuza ko duhagarika ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, ngo kugira ngo bitakubangamira. Grajami ntabwo bishoboka. Hano biraza kukubabaza cyangwa ubifata ukundi, mugabo ntabwo bihagarara rwose, ntabwo bihagarara rwose, birabandanya. Buno rero amakuru meza nkuhamirize nkubwire, harimo nyine igihe shitani avuga ngo muri politike barananiwe, shitani kazi kavuga ngo mu by'amahera barananiwe, muri kudeta zirenze zingahe. Izi nizo twamenye bura kudeta nyinshi zagiye zipfuba, abandi barazipanga barazihorera. Hata amahera arananiwe, kudeta zirananiwe, politike zirananiwe, amahanga arananiwe. CNDD-FDD yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo, none kariya kitwa Marite kuriya we nagaki uri igiki. Donc badimoni bakasha njyewe nyine ndako nk'uko ubibona nk'uko byumva, mugabo uri muri iki ni umwami w'abami, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Nguwo mwami w'abami yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehe, ari mu mutima. Rero mbarira abarundi,
akamasa kazaca inka kazivukamo. Sindi dedefu dede. Ubarimbuye n'uwo mwibyariye, n'uwo mwitoreye, n'uwo mwaninahaje. Ejo Imana imbabarire namwe murantunga, nabonye akantu neva arimo avuga ngo kudone ntimwumva ko iryo zina rifite isiguro. Buri gaje nitwa Sebarundi. Igihugu cy'isezerano, kuva na kera Burundi ntibwigeze bwiba, kuva na kera Burundi ntibwivanze mu mahanga, kuva na kera Burundi ntibwigeze bujya gusesa amaraso. Nimuvuga ngo u Rwanda ruriyo natwe turajyayo, Ubugande buriyo natwe turajyayo. Inka yiganye, imbwa yiganye inka kunya mu rugo irabizira shuti yanjye. Ntabwo ibyo Amerika ikora, ibyo Iran ikora, ntabwo ari ibyo abajiwifu abayahudi bakora. Biriya abayahudi bari kubikora kubera ko agakiza kari muri twe. Bino ndi kubivuga ko agakiza kaje muri twe. Mugabe ejo agakiza nigasubirayo, biriya ntabwo babyigira kabiri. Mu rugo kwande, mu rugo kwande. Ni ukuvuga rero sendi dedefu dede. Ntabwo ndi bukubwire ngo urabona ngo urumva, sefini imvura iraguye, sefini ijoro ribagereyeho, sefini mugiye gukabakaba, mugiye gushakisha, mugiye kujya muzenguruka. Pia aredereshezerederede. Sendi dedefu dede nicyo gicapo n'izina n'inkona n'impuzu. Ibyo byose byasenyutse, byarimbutse, byakuweho. Ko mutumva basi ngo muzi ko turi guteretana, turi kubeshyanya, turajyagira. Oyaye jewe ibyo nkubwira, uwo mpamya n'uwantumye, kandi uwo ntazaza muri nza, ahubwo Yesu we ubyibuke. Najyaga ndara mu mazi ya Ntahangwa shuti yanjye, ntabwo twari kumwe, kandi icyo gihe ntacyo Burundi bwapfaga n'u Rwanda. Najyaga ndara n'ahandi ntakubwiye mu butayu bw'u Burundi. Hari amazi twajyaga turaramo, hano hari abantu babizi shuti yanjye, nta kintu abarundi dupfa, nta n'icyo tuzapfa, ariko ubutumwa buzatambuka. Yarukijije ana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, muha umwana w'umuhungu amwitasa mu maboko, reka bamuvugaga kabakora. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitazagihundi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Umugabo Danieli baramwanze maze baginama na wase bw'Imana, bamuha intare ziratinya. Umugore yajyaga yakira umugabo mu buryo bwo gusambana, umwinjira. Umugabo yajyaga ajya gusambana mu rugo nyine yinjiyemo, undi mugabo mugenzi we adahari, abana ngo bakabireba bagahora. Umenyereye kuza komanga rero w'umugabo ngo arakomanga, abana barakingura, papa wabo ari mu cyumba, abana bicara muri salo, bakajya babwira wa wundi ngo kiyayahe ko papa yaje, kiyayahe ko papa yaje. Rero hano nyir'urugo yaje, ntabwo nzi uko muri bwifate n'uko muri bubigenze. Hano tuvuga ukuri kwisumba kwishobora byose, kandi ntabwo tukugurisha, nta nubwo tukugura, kandi nubwo ndi kubikora ngo munyemere mu nkunde. Oyaye nimwemere uwantumye, nta nubwo turi guhangana kugira ngo bisohore, ngo nibidasohora muraseka, ngo nibisohora ngo murashimira. Oyaye ibyo byose ikintu ndorereye nuko umugambi w'Imana
uranguruke, ishyaka ry'Imana riranguruke. Unkunda wese ankundira Imana, ankundira umwami Yesu, yizera ayobogwe n'umwuka wera. Nabyo kuvuga ngo senga cyane Marite bisohore, oya. Senga bukeya kugira ngo bidasohore, oya. Je ntabwo hano harimo nyine abantu bicara ntiyasenga, ahubwo ari muri comment. Babaho ari muri comment. We ngo bazagutwenga, ngo senga cyane. Wowe kudasenga ntabwo uri umukizwa, waraguye. Senga. Nta musirikare utonda ku rugamba ngo ajye abwira abagenzi be ngo nimurasa cyane, ngo nimurasa cyane, ngo mwebwe b'imbere ngo nimwihute, ngo nguriya hageze. Oya, wewe wamubonye murase ko ari umwanzi. Ngewe ibyo shobojwe nibi, ibyo mbashije nibi, niseguye ku bantu rero bifuza ko banyagiserera, ntabwo bishoboka. Kandi niseguye ku bantu bashaka kunzimya, nabyo ntibishoboka. Vitesi ndimo, umurongo ndiho, konegisi Imana yampaye niyo ngiye kugiramo. Mugabo bayi neva bayakira ikiganza nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Bayi kiyamboshezererererebo yewe we ngurahumiwe kiranka. Perezidansi ibyatsi byarameze, nagira ngo kumenyeshe ko perezidansi igiye kuba perezidansi yakira abantu, hajya hahora ibintu bimeze fresh. Rero hano ku Mbabazi TV 3 ababyumva muri Roho Mutagatifu, ababyumva mu mbaraga ya Mwuka Wera, ababyumva muri mwe mu yera, ababyumva muri Mwuka Wera, mwese welcome. Tugushimiye wakanze subscribe cyangwa se saboni, tunashimira like na comment. Very good. Bikore ushyigikira umurimo w'Imana, uzamura ivuga butumwa hano harimo ijambo riri gukiza abantu, riri gufasha abantu, kandi shimiye abantu bumva iri teraniro ritangiye bakarirangiza, hama bakatwereka ko tutasaze, tutayobye, tutazimye, ahubwo Yesu ari mu ruhande rwacu. Iby'Imana ikora biradutangaza, ntanuwa bimenye uko biri, ariko tonzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Reka mpanura uyu munsi kuko Yesu arawunyongeje, Yesu arayimaye kwicara kuri kamera. Reka rero tuziziwaye mu gihe burayo, kuko igihe ni iki cyanjye. Ntabwo nzaba nkibishobora, nkwiriye gukora umurimo wano myakiri ku manywa. Urinde uri kunkanga, uri kuntera ubwoba. Tega amatwi ahubwo tera agatebe wumve none ibyo ngiye kuvuga, unyangire rimwe na rizima. Homboka tiye boshezererererebo zomene ya zopaya. Cyubahiro ni cyawe Papa, mu isi no mu ijuru. Araje Yesu, araje Yesu, araje Yesu, araje muhema. Yeah!
nkwifurije kuba hamwe n'Imana. Uwiteka aguhe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Ezira mu isezerano rya kera hafi y'ingoma, igice cy'8 umurongo wa 21 niho duhera, tugeze 23. Hano niho tugiye kushimikira ubutumwa bwiza mu gice cya kabiri kuri uyu mugoroba, kuri aya manywa, bivanye naho uherereye. Salute, turagukunda cyane hano ku Mbabazi TV gatatu. Ni ijambo ry'umugisha ngo nuko uwitwa Ezira yatashye mu bambere. Haleluya. Ezira yari umunyamasengesho. Imana imuha amakuru kare, amenya amakuru kare. Hari igihe buriya umenya amakuru ukererewe ntuhunge, hari igihe umenya amakuru ukererewe ntukire, hari igihe umenya amakuru ukererewe ntutabarwe. Ariko ngo Ezira amenya amakuru kare, ngo aravuga ngo sinirirwa saba umwami ingabo ziduherekeza, ahubwo niringiye, nizeye, ntashidikanya ishobora bingahe byose. Ngo biyiririza ubusa ku ruzi rwitwa Ahava. Kwiyiririza ubusa ahantu hafi y'urupfu, ko ku ruzi rusigura urupfu, uruzi rusobanura urupfu. Ngo biyiririza ubusa amasengesho yabo hafi y'umugezi witwa Ahava, hafi y'urupfu, hafi y'ibibazo, hafi y'amarira, hafi y'agahinda. Ngo nuko barahiga baravuga ngo ikiganza k'Imana kigende kuri bo, ngo kandi bahiga imihigo y'ibyo bazakora bageze i Kanani. Tepo keshezerede, ibirenge byawe Uwiteka arabiteguriza kujya i Kanani. Amaboko yawe Imana irayategurira kujya i Kanani gukorerayo. Buno umaze igihe ukorera mu Misiri, umaze igihe ukorera mu nyatsi, umaze igihe ukorera mu gihombo, umaze igihe ugenda urugendo rwo mu bugaragwa muri sikoropiyo n'inzoka. Ariko umugambi w'Imana kuri wowe, Imana igiye kukubwira ngo turi mu masengesho y'iminsi 15, urahaguruka n'umutima wawe wose n'umubiri wawe wose werekeje i Kanani. Urimo urajya i Kanani, urimo uragenda i Kanani. Haleluya. Urimo urajya i Kanani. Ndakubwira ngo, ndakubarira ngo nanjye ndumwe mu bagiye i Kanani. Ngo nuko Ezira n'abandi bantu bari kumwe nk'ijana, abo wa mbere kwenda ku mbuto yarimye zitwa gusenga, zitwa kuririmba. Pekeshezerede, ubuzima bw'impunzi mwese murabuzi, imibereho y'impunzi mwese murayizi, akaga k'impunzi murakazi. Impunzi zibaho nabi, impunzi zibayeho nabi. Haleluya. Ariko hari Imana yasezeraniye Abisiraheli, ariko impunzi nizo zizubaka ibitangaza mu isi. Isi yubakiye ku bantu babaye impunzi, isi yubakiye ku bantu baba barigeze baba impunzi. Amerika ikomejwe nuko yagiye mwabimukira kiyaboshezerere, n'u Rwanda nuko, n'u Burundi impunzi ziri gutaha. Ariko sishimikiye kuzatashya uyu munsi, ahubwo nshimikiye kuzuhoraho agiye gucyura n'abariya tubaragije Imana mu ngo asifi. Ariko izi mpunzi z'Abayahudi tubarizo tuvuga, zaraje zirahinga, igihugu cyabo kirera, Uwiteka agarukana. Imana niyo yari yarabitegetse, irongera irabitegeka kandi batakarije icyubahiro ahatari iwabo, bagiriye isura mbi n'ishusho mbi ahatari iwabo. Bazyaga nabi, banwaga nabi, basaga nabi, babagaho nabi, nta nasiyonalite y'igihugu bari bafite. Ariko ngo Imana irabibukira babwira ngo hari igihugu cya. Buriya nubwo bari kugucunaguza, nubwo shitana kwishe, nubwo shitana kubabaza, nubwo uhaha ku kiro cyangwa ku irobo, nubwo urushye, nubwo iwanyu harahari. Yesu we, iwanyu harahari. Iwanyu hageze gute? Nyikiriza ngo harahari. Nimemuona asiyegwa na Yesu, Yesu asiyebagirika. Uzomubona uwo mwami nahinduka, Yesu n'umwami udahinduka. Uzomubona uwo mwami nahinduka, Yesu n'umwami udahinduka. Uzomubona uwo mwami nahinduka.
niko bakunyohaguza bakurogera mu mahanga na tuwarete yo mu mahanga ibigoye inshuti yanjye ntabwo wakisanzura uri mu mpatano urafunganye uri ku kiziriko baragupimira barakugerera ariko bwire ngo hano ni kwicumbi fiti wacu kandi iwanyu ndi kuvuga mu ijuru ni finale ariko tukiri mu isi ukuri kwiyampamagaye nuko irabyara eshatu pia irabyara eshatu ebyiri eshatu intama wowe ibiganza byawe bigiye kubyara amaboko yawe agiye kubyara impunzi aho umutima wazo waraye impunzi ntawigeze azikunda kuva na kera impunzi na Yesu yabaye impunzi yababanjirije kuba impunzi ariko Imana igeze imubwira ijambo rimwe ryashimishije yamubwira ngo Herode waguhigaga na bagenzi biwe bapfuye ngo Yosefu we cyura umwana na nyina asubire mu gihugu cy'isezerano cya gakondo amen uyu munsi wa none ntabwo nzi biguhiga ariko ari igihe shitani yashya hari igihe abadayimoni bapfa hari igihe ibintu byahinduka hari igihe ibintu byakemera ukumva ijwi rikubwira ngo injira muri Kanani yawe injira mu mugisha wawe jya mu gihugu cyawe hinduka umurwa w'Imana ba urusengero rw'Imana urarorereye urategereye urarindiriye amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu isi ntibizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano isi ntibizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano kuko n'Aburahamu ubura amaso yawe bari inyenyeri wizere amasezerano ye isi ntibizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Niko sikia sasa nikwambie neno la Mungu. Haleluya. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana Ezira mu nzira hari abari baramuteze igico mu nzira hari baracukuye ibinogo bamwimbira ibinogo bwira abanzi bawe barekeraho ibyobo bacukuye babitere misina bwira abanzi bawe bireke biyorerere barekeraho byo babihebe inzobo bacukuye bazitere misina nakwambia. Haleluya. Ezira Imana ikuraho ibico mu nzira kuraho ibinogo mu nzira kuraho abagizi ba nabi banyura mu ishyamba ry'izitane banyura mu isayo banyura mu ibarabara rigoye kizima bashyitse bahita bashyiraho umunsi wo kujya bahimbaza Imana bubakira Imana urusengero. Aho tugeze ni heza. Ndabizi ko nawe hari abantu bahize ngo ntuzagerayo abandi bararoga abandi baratega abandi barakurwanya abandi barabirwanya abantu baraguhiga abantu baraguhagurukira babwire ngo ibyobo bacukuye biteremo fiya cyangwa goromisheri cyangwa kamara cyangwa bira bitoki nyine uko iwanyu mu byita babari ngo ni muhingemo igitoki cyo muzakijya nibura mugabo chiwe nzashika tumefika. Mungu akipenda, Mungu atuongoze, Mungu atusaidie, atuongoze salama, kaza mwendo, songa mbele, matunda iko. Haleluya. Ndakuremesha turi gusenga nshuti yanjye ntabwo dusenga abayari nta nubwo dusenga dagore nta nubwo dusenga Imana nyamana. Haleluya. Dusenga Imana nyamana kandi gusenga ntabwo kubamo amashuri turi muri siyanse z'umwuka biguma cyangwa ibyo amaboko yawe yiteguye kwakira
uruhanga rw'Imana ikarusukamo amavuta y'igikundiro, witeguye gutera intambwe ukagenda i Samariya, i Yudaya, ku mpera y'isi. Nashimishijwe n'umukobwa umwe wandeze mu by'umwuka, nkigera mu rusengero yari dirijante wa korari naririmbagamo muri Pentekoste i Nyanza mu Rukari. Ajiwe arambyukira mu gitondo saa 11 arambwira ngo Mariti, yarandutaga mu myaka kure, kiwe ntazi iyo biva niyo bijya, arambwira ngo tujye mu butayu gusaba Imana amafaranga. Rero muri iyo myaka nari ndimo ikintu numvaga nkeneye nibyo kurya no kunywa, yego by'amafaranga. Ahubwo nari nzi ko Yesu ari buze muri icyo gitondo cya kuri uwo mugoroba, ndamwitabira tujya Kanyarira. Tuhageze arambwira ngo tujye gusaba Imana amafaranga. Ari abantu basenga, yarandubuye arandepasa, ari umukobwa ntaha nagize uko. Afata ibibabi by'inturusu, ibibabi aracagagura ibibabi bigeze mu 150, ashyira mu isakoshi, arambwira ngo nawe ci ibibabi by'amafaranga wumva uri gusaba Imana, nanjye ndabica. Ndagenda ashyira mu ngotomoni zari zigezweho, hari ngotomoni zari ziharawe zigura 200, 300 uko nyine by'igiturage ruguru. Yewe ntabwo ndahamya Yesu aho yankuye, nshuti yanjye. Nuko nyamukobwa turasenga, koze Imana turasenga, sori kuvuga nyamukobwa, turasenga, nyampinga turasenga, umwigeme turasenga. Arahimbaza Mana amafaranga, Mana amafaranga, bake zose nizawa, amafaranga, amadolari, amafaranga, amayera, amafaranga, Nyarwanda, amayero n'amashiringi. Araririmba amafaranga, asaba amafaranga, arekarama amafaranga, avuga amafaranga. Twahageze saa 12 z'agatondo, twaraye ijoro tugenda gutega, nta bushobozi bwari buhari. Yego saa 2 ziragera turirimba amafaranga, saa 5 ziragera. Urumva ndi urubyiruko, narifite nka 17 uko. Amafaranga mbona saa 6 zirageze, njya kurunguruka mu ikofi, nsanga biracyari ibipapuro. Ndamucunga nawe ndeba mu ishakoshi, mbona biracyari ibibabi by'imikatusi. Turahimbaza saa 9 ziragera, amafaranga saa 10 ziragera. Nta kubwiriza, nta gusenga, amafaranga. Cy'umutima werekejeho usenga, gusaba mu kwizera, uragihabwa mu izina rya Yesu, musabe muzahabwa. Bigeze mu masaa 10 nk'uko nari mbivuze, tugera i Muhanga hepfo y'i Kabgayi, hari abahazi ni mu majyepfo y'u Rwanda. Duhagarara mu ibarabara, ahagarika imodoka ya mbere, irahagarara ngo nta mafaranga bakumpereye. Undavumbura imodoka ariruka, aravuga ngo mpagaritswe n'igikobwa cy'igisazi. Nanjye umutima wari wamaze kugwa, subiye inyuma gatoya nk'inkuru y'umugabo. Je ntago ndi umwana bajya ngo inkuru y'umwana, je ni inkuru y'umugabo. Subiye inyuma gatoya, tugisenga nari navuze nti yasaze, ntabwo mpamya ko ari Imana, ahubwo yasaze. Dutaha nyowe, yari umuhanuzi ariko natinyaga cyane, yajyaga hanura ibintu bigahita bisohora. Ari igihe nzamutumira nkamubazanira hano ninerekeza mu majyepfo, ari igihe muzamubona hano ku Mbabazi TV 3. Nuko njyewe ubwo nari narebye uko ahagarika imodoka ya kabiri, nge ndeba uko, ndavuga inti niba mufata ndahita avuga ko tutari kumwe, cyangwa niyuke. Niya kabiri ravumbuka iriruka, ngo nari nzi ko ari rifu turi gusaba, ngo uranzi se, bavugana ibintu byinshi, arigendera. Ubona umuntu uteze igitambaro, ijisho ryashiriye, wirarira mu butayu, nta miyaga, nta mishinyiko, yewe nta kubyoroshye, byari byunyutse. Igihe burayo kirakomeza, muri we ndarindagira, ndacurama, ndabishakisha, ndabibura. Wa gatatu araza, imodoka ya 4, ya 5, ya 6, ndavuga inti aka ni akaga. Kavuga inti nitsimbura ibirenge aramvuma cyangwa arasabira ibibazo, ngo mashinyirije ndaho ariko umutima utaraho. Mvuga inti nimbona ntashye najya agaruka kundeba nzajya ninyegeza. Imodoka ya 7 ihageze, hava ngo ni wowe witwa naka. Undi ati yego. Saba amafaranga
y'ibi n'ibi yasabagaho ishuri, undi ati yego. N'uriya se muri kumwe, undi ati yego. Umutima urambwira ngo kandi bari kugira ngo babone uko babafata. Mbona aramubariye aramuhereje ngo n'uriya muhe 10. Nari naciye ibibabi 10. Duhita dutega imodoka tugeze aho dutandukanira, arambwira ngo Marite ngo bayi, Imana iguhe umugisha ngo izakwigishe gusenga. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Ndavuga ngo ko nari nkenye imyambaro, ko nari nkenye n'ibindi, ko jenoside ariho yari ikirangira, ibintu byari bitarafata inzira cyangwa umurongo. Iyo nza kwiyeranja nkaca nanjye n'utubabi nibura 60, kuko amafaranga icyo gihe afite agaciro kari hejuru cyane, ibihumbi magana ngaho by'icyo gihe 150, kuko yamurengerejeho nandi. Ariko yamubwiye yarangije abangura umukozi Imana mwiza, Imana igumugisha ibintu nk'ibyo, amuha n'indi mvelope ku ruhande ntamenye. Ariko y'amafaranga nubwo atambwiye umubare, yambwiye ngo hari aho yashyizemo ibyo kushima no kushimira no kushyigikira. Sasa rero icyo nari mbivugiye ni iki? Hano turi gusenga kuzira imikino, turi gusenga kuzira negligence, turi gusenga bizira tolerance. Kubita ndiho yantumye, hagarara muri authority, hagarara mu bushobozi, hagarara mu butwari. Niba ari ijambo ugiye kuvuga, niba ari ikiganza ugiye kurambura, niba ari intambwe uteye, niba ari ugusara, sara bijye ku karubanda. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ukoze munyo mu gisusu arangirizamo urutoki akayazana kumva aranuka, ubu niwe wakozemo. Ni ukuvuga ngo iyo bitarabira ngo byerure usare bakubone ko wasaze, nakwambira nta kintu kivamo. Kuraho famiye yawe izabimenya, ho mu bana zabimenya. Kwijabe twakoze amasengesho, abantu barasezera, barambwira ati yewe, kandi baryamaga ku buntu, n'ibyo kurya rimwe na rimwe ari ubuntu, barasezera kubera amasengesho menshi. Pastor, ntabwo twashobora kwihanganira amasengesho rwose. Gusenga zero tolerance, ni ukurwana ugamije kwica, ugamije gukiza. Gusenga ni ukurwana ugamije kurokora kandi ugamije kuzimiza. Kurwana ni ugufata igihugu, kurwana ni ugufata gakondo yawe, kurwana ni ugufata umugisha wawe, kurwana ni ugushyika ku cyo ugomba, kurwana ni intego, ni umugambi, ni ukuba hari aho uri kuva, hari n'aho uri kujya. Kurwana ntabwo turi kubwira abantu ngo murwane ngo mworoheje, ngo urumva, ngo urabona, ngo doke, ngo vraiment, ngo jusque, ngo oyaye. Nta mpamvu n'imwe. Turi ku rugamba, kamanda ni Yesu. Tembea na Yesu. Mwami Yesu turagushimiye, nukuri niwe washyizeho amasengesho, ushyiraho inzira yo gusenga, ushyiraho inzira yo kwiyiriza ubusa. Hano hari abantu imitima yabo iririra mu buriri, karirira mu ibarabara, bateze amatwi Imbabazi TV gatatu. Peke shezere, ntabwo ari nge bateze amatwi, ni wowe bateze ugutwi. Hano hari abantu basenze, hari n'abari gusenga, hari n'abazasenga. Tukugiriyeho umugisha muri uku kwezi turimo papa. Haleluya. Duteye intambwe imwe, uduterere 99. Haleluya. Uduterere 99. Utabara. Somo urwandiko ruri ku mutima w'umuntu wese uri kwifuza ineza yawe n'ubuntu bwawe. Natwe mwami turagushimira, icyubahiro ni cyawe. Yo, haleluya, haleluya. Afrika mwami, umugabane w'Uburayi n'uw'Amerika, byose ubifata mu kiganza cyawe, ugapfumbatura ugahaza kwifuza kw'ibihumeka n'ibifite ubuzima n'abafite ubugingo. Ubu umugisha rero gusaba no kuniha no gutaka by'intama zawe, umwigisha n'umwigishwa urakoze ko tugabanira imbere yawe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Uhoraho akurinde dayimoni muhozi n'uwishyari mu masengesho turimo,
kuzigamira ibyawe n'abawe n'igihugu akirokore. Hama ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo nk'uko Pawulo yabivuze n'urukundo rw'Imana tugafashwa na mwemu yera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen. Salut, nakupenda sana.